Hey mukunzi ibiganiro byo kuri RN Agape Official, ndagushuje cyane. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel, ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, hita ukora subscribe kugira ngo tujye tubana uko dushyizeho ibiganiro, ndetse nawe musangwa kurikira ikiganiro ukirangize ntiwihutishe, ukore like, share and comment, dukomeze kwibanira turyohewe n'ibiganiro byo kuri RN Agape Official. Nkuko nabibabwiye rero, uyu munsi today tugiye kuganira ku cyumweru cya kabiri cy'umugore utwite. Wakibaza ngo icyumweru cya kabiri cy'umugore utwite haba hari kuberamo ibiki mu mubiri? Ese biba bimeze gute? Ni ibiki byo kwirinda? Ni ibiki byo gukora? Mu busanzwe rero hari ibyo ubushakashatsi bugaragaza bitandukanye ku cyumweru cya kabiri cy'umugore utwite. Ubushakashatsi bugaragaza ko icyumweru cya kabiri cy'umugore utwite mu mibare y'inda cyangwa se gestation age ntabwo haba hari inda nyirizina. Ni ukuvuga ngo ntabwo bivuze ko umugore kuko nyirizina aba atwite, wapi, ntabwo biba byakagaragaye. Ndetse n'ubwo wajya kwa muganga, n'ubwo bakora test zingana iki, ntabwo bishobora kugaragara ko waba warasamye. Ni icyumweru rero cyo kwitegura ovulation cyangwa se iminsi y'uburumbuke, iminsi yo gusama. Ni igihe umubiri w'umugore rero uba utegura gusohora intanga ngore cyangwa se ovule byo kugira ngo ijye guhura n'intangangabo, ubundi habeho fertilization cyangwa se habaho guhura kw'intanga. Siyansi rero hari ibyo igaragaza. Siyansi igaragaza ko hari hormone cyangwa se follicle stimulating hormone ndetse na estrogen. Nko twayibonye, estrogen ikunda kwiganza cyane cyane mu minsi y'uburumbuke. Rero izi hormone uko ari ebyiri ziriyongera cyane kugira ngo zijye gutegura ovule cyangwa se intangangore kuba yaza igahura n'intangangabo. Icya kabiri, luteinizing hormone surge. Luteinizing ni hormone surge ituma ovule isohoka muri ovary. Ni ukuvuga ngo kuyitegura gusohoka muri ovary, ni ukuvuga ngo ubundi ni amagi menshi afite ahaba. Rero iyi luteinizing hormone ni hormone nyine igenda igategura ya ovary, ikaba yakohereza, yatuma habaho gutanga, igatanga intangangore imwe atari zose zibayeho. Ovary naho ziba ziri zose hamwe, intangangore zose z'umugore, ariko iyi luteinizing hormone surge ikaza kuyifasha kugira ngo ibashe gutanga hormone, ibashe gutanga intangangore. Icya gatatu, iterisi cyangwa se muri nyababyeyi, endometrium irabyimba kandi ikiyongeramo amaraso menshi, iteguye mu buryo bwo kwitegura kwakira embryo cyangwa se kwakira wa mwana. Mu gihe hamaze kubaho fertilization, igi ryamaze guhura, igi ry'intangangabo ryahuye n'iry'intangangore, byihuje byabaye igi rimwe. Icyo gihe rero ikintu kivamo aricyo sinzi uko mu kinyarwanda nacyita, gusa ni embryo. Ibi rero iterisi cyangwa se endometrium. Endometrium ni urukuta rwo ku ruhande rwa iterisi, inkuta zazo zo ku ruhande zikishije aho uyu mugore yamaze gusama. Iyo igi rimaze kumanuka cyangwa se iyi embryo turi kuvuga, iyo imaze kumanuka ije muri iterisi kugira ngo ibone aho ifata umwana agakomera. Rero fertilization mu by'ukuri muri iki cyumweru cya kabiri iba itarabaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko iba itarabaho, ndetse muri iki cyumweru cya kabiri kuko aribwo intangangore iza guhura n'intangangabo, usanga mu mpera z'icyumweru cya kabiri cyangwa se mu ntangiriro z'icyumweru cya gatatu nibwo hashobora kubaho fertilization cyangwa se guhura kw'intangangabo n'intangangore. Hari ibimenyetso rero bitandukanye ushobora kubona mu buryo bidashobora kugutungura. Ibimenyetso rero ushobora kubona n'ubundi ni bya bindi twabonye hejuru, bigaragaza ko uri mu minsi
ya ovulation cyangwa se mu minsi y'uburumbuke. Ikimenyetso cya mbere uzabona ntikizagutungure ni cervical mucus twabonye ko ari rwa rurenda rureduka ruba rumeze nk'umweru w'igi. Ruriya rurenda rero ushobora kurubona, ruriya rurenda twabonye ko rufasha intangangabo kumuvinga cyangwa se kujya guhura n'intanga ngore, kuko ruriya rurenda ruba rworohereye cyane bitandukanye no mu minsi yindi itari iya ovulation cyangwa se indi minsi itari iy'uburumbuke. Icya kabiri, ushobora kugira ububabare mu kiziba cy'inda cyangwa se mu gihande kimwe cy'inda, ushobora kumva ubabara mu nda ariko bitari ibintu bikabije, bitari ibintu bya grave. Rero iyi nayo ni imwe mu mpamvu cyangwa se ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko bigaragaza icyumweru cya kabiri cy'umugore, cyangwa se kikaba na kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umugore ari muri ovulation cyangwa se mu minsi y'uburumbuke. Iminsi y'uburumbuke ni iminsi yo gusama mu busanzwe. Icya gatatu, ubushyuhe bw'umubiri buriyongera mu gitondo bitandukanye n'indi minsi itambutse cyangwa se indi minsi izaza itari iya ovulation cyangwa se iminsi y'uburumbuke. Ikimenyetso cya kane ni ukugira impinduka mu mubiri, ibyiyumviro birahinduka, ndetse bamwe n'abagore benshi, bamwe na bamwe 90%, ku kigero cya 90% abagore benshi ibyiyumviro bihinduka n'ibyo kumva akeneye gukora imibonano mpuzabitsina, mbese libido irazamuka cyangwa se ubushake bukazamuka kubera iriya estrogene iba yiyongereye mu mubiri w'umugore. Icyo wakibaza ngo ese ni iki nakora kugira ngo nimba nshaka gusama inda yanjye ikomeze gukura neza kandi nta kibazo kindi kibayeho? Icya mbere ni ugufata folic acid, bino binini bya vitamine batanga kwa muganga, fer. Ni byiza kubifata, twabonye ko bino binini birinda ubuzima bw'umwana ndetse birinda ko umwana yazagira ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se malformation, akavuka hari ibice bimwe na bimwe atujuje ku mubiri. Cyane cyane ko ibi binini ni byiza kubifata mu gihe cya mbere, ho ni byiza ko haba hari kubaho irema ry'ibice bitandukanye by'umubiri w'umwana. Icya kabiri wakora ni ukurya ibiryo bikungahaye kuri vitamine, indyo yuzuye. Nimba wiriraga ibijumba, menya ko mu bushobozi bwawe basi gerageza urebe ko wabona n'utudodo cyangwa se imbwija, bitewe n'uko buri wese azita, agashyira muri twa dushyimbo cyangwa se waba wabonye n'utudagara ugashyiramo. Ni byiza kurya ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri kuko bituma umwana agira ubuzima bwiza buzira umuze, ndetse akanagira imikurire myiza mu nda, akavuga afite ibiro bihagije. Icya gatatu ni ukugabanya stress cyangwa se kugabanya, sinzi uko stress nayita, cyangwa imihangayiko. Kugabanya imihangayiko, ukaruhuka, kumva atuje muri we ku buryo mbese bitashobora kugira icyo bihungabanya ku mwana, ndetse bikaba byanamuviramo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye cyangwa se n'uburwayi. Icya kane aricyo tugiye no gusorezaho ku byo umugore yakora ku buryo abungabunga yanda, akabungabunga wa mwana ashaka gukikira, ni ukunywa amazi menshi. Ni byiza kunywa amazi menshi. Amazi menshi atuma umugore atagira umwuma, ndetse aya mazi umugore afata kenshi ni nayo agenda akaba menshi ku mwana, akamwana akajya abona aho aya mazi mbese umwana barimo aba ari yitwa amniotic fluid. So ni ibyo ngibyo ni topic nari nateguye uyu munsi. Ndagushimiye cyane wowe twabanye uno munsi, rwose ni ukuri ikiganiro niba wagikunze ntunanirwe kugisangiza inshuti zawe, kora share, like na comment. Niba ari ubwa mbere ni ukuri dukora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi uko dushyizeho ikiganiro.
Ibiganiro rero byo kuri RN Agape Official nakagaruka, nimba hari ikibazo ufite jya muri comment nyabuna. Hari naho na nimero hasi aho ushobora kubariza ikibazo cyihariye, niba ufite ikibazo cyihariye udashaka kugishyira muri comment, tugukorera ubujyanama, tukugira inama y'ibyo wakora bitewe n'ikibazo ufite. Ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao.